Kamere na karande bitandukanira. Kamere iravukanwa. Uretse Adamu na Eva batavutse ahubwo baremwe kandi bakaremwa mu gihe cy'ubuziranenge, nibo bonyine bataremanywe kamere. Kamere yo nyuma y'icyaca Adamu na Eva nta utandukana nayo. Akarande rero twumvise ko ari imigenzo turagwa n'abasogokuruza bakwigisha binyuriye mu mategeko, baguha amabwiriza anyuriye mu mihango y'ubwoko. Iyo migenzo yose tuziririza twahawe n'abasogokuruza bayita akarande. Umwana w'uruhinja rero ntaromwaho n'akarande kuko atarigishwa. Bavuze neza ko umwana atangira gufata intego yo kubesha afite imyaka 7. Nizo mpamvu abana bari munsi yaho ntabwo akarande kaba kari kabinjiramo bigishwe n'abasekuruza, usanga rimwe barahemukira n'ababyeyi. Umwana ukamubwira uti shandananiwe, nzi ko hari abantu banshaka, uranshaka ndakwihanangiriye ntumubwire ko mpari. Umuntu akaza umwana afite imyaka 4 ati sha papa arahari, ntaragera ku myaka yo kugoreka. Weho waganirije umuziranenge, weho uri umunyabyaha. Ati sha isarahari, ati papa arahari kandi araryamye. Yanyihanangirije ngo urambaza mubwire ko yakoreye Butare, ariko araryamye. Niho rero akugambaniye. Ico gihe nta makosa afite kuko atari yinjira mu butware bwa kamere. Kamere ntabwo itandukana n'umuntu. Hari abantu bibwira ngo gukizwa winjiye muri Yesu Kristo ngo utandukana na kamere. Oya, kuko hari ibice bitatu biba mu itorero. Hari igice cy'abantu bita ngo ni abantu ba kamere, hakaba igice cy'abantu bita ngo ni abanyamubiri, hakaba n'igice cyitwa ngo ni abanyamwuka. Abo bantu bari mu itorero kandi barakorana. Kamere rero turayivukana. Abantu benshi bashatse kuyirwanya irabananira kuko bayirwanyije mu buyobe. Icyambere, hari abavuga ngo iyo umuntu yigishijwe iby'Imana ngo iraranduka, babita ngo extirpateur, ngo iraranduka. Ntabwo iranduka, ikugumamo, ntabwo iranduka. Abandi bakavuga bati tubabaza umubiri. Hari abakoresheje imibatizo y'inkoni bakavuga ngo ubwo ari umunyabyaha nitumukubita inkoni ijana kamere irapfa. Ntabwo ipfa, ahubwo bakwicana nayo. Ingingo ya kabiri avuga ngo umuntu ukijijwe atandukana na kamere. Ntibishoboka, arayitegeka. Nico gisubizo mu Baroma gice cya 8:8. Haravuga ngo erega abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana. Nukuvuga ngo unezeza Imana nuwayitegetse. Kwatandukanya gute umuntu wa kamere n'umukristo w'umunyamubiri? Umunyamubiri yabyawe ubwa kabiri, gusa ntatinya icyaha. Ariko ni membre w'itorero, ari mu bayobozi, ari mu bayoboke, hose arahari. Naho wa kamere ntarahinduka. Ntabwo umwuka wera wigeze amugeraho, ahubwo aracari umuntu mubisi, abantu bita mubisi wa kera. Ni gute umukristo akarande gahuriye hehe n'inyatsi? Tukabwira ababyeyi mu itoro ngo muje mukubitisha abana iminyafu, mubayobora mubarera, ariko mwe kubatuka kugira ngo bitabera umuvumo. Nuko umuntu wakubyaye akaba kurusha imyaka yakuvuma. None rero duhenda abana ngo bumvira ababyeyi kugira ngo amagambo babaturaho ahubwo atababera umuvumo. Iyo ubwiye umwana wawe ngo nabyaye ikigoryi, ugahora ubimwaturaho, abyiyubakamo ngo data yarabivuze ko ndi ikigoryi, yabikurana bigahinduka umuntu w'ikigoryi. Nizo mpamvu tubwira ababyeyi tuti mukubita akanyafu, ariko wirinde kumwatura amagambo mabi, ya magambo mabi kuko ararema. Naho numushiramwo ibya negatife bibi, nawe azigira negatife yumve ko atabishoboye, usanga umwana uramusenye burundu. Niyo bita imivumo. Inyatsi ntayibaho, haba ubunebwe, haba imyigishirize y'imigenzo twakwiye kuri basogokuruza bakakwigisha nabi. Inyigisho zija mu buryo bubiri. Hari igihe ababyeyi bakwigisha nabi, hari igihe n'itorero rikwigisha nabi. Umubyeyi akaguhamagara ati sha igira hino, uriya muhungu ararongoye arakuruta, ntakuroze, ntibirakugeramo, nturafata umurongo w'ubuzima. Umugore nawe agahamagara umukobwa ati ntumeze amabere, uriya mukobwa byaye kabiri arakuruta. Hari inyigisho mbi turagwa n'ababyeyi nkizo ngizo. Icyo gihe arakagenda ari ukugira ngo ahunge nyina, ariko mu by'ukuri adakeneye umugabo. Ni izihe ngamba umukristo yafata ngo atandukane na karande? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga
uzaneshwa. Senga. Ka twongere tubasuhuze kuri uyu munsi mwiza, umunsi Imana dutije kandi umunsi Imana duhaye, umunsi Imana itwongereye kugira ngo twongere kubaho. Mbibutse ko hari benshi batakiriho kubera atari uko Imana ibanga, ahubwo ari uko umunsi wawe wageze. Wewe utarageza ku munsi wawe, Imana igumugisha kandi Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Hari byiza Imana igiye kukugezaho kubwo uyu munsi mwiza Imana iguhaye. Turi ku munsi turi kumvaho ijambo ry'Imana kuri iyi cano gusenga buri munsi cyangwa se everyday. Ijambo ry'Imana ritambukiraho ko bwije ko bukeye, ariko cyane cyane kuri uyu munsi wa ku gatandatu, kandi hari n'igihe rinyuraho buri munsi. Dufite abatumirwa rero muri uyu munsi bagiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Dufite umudogiteri hano imbere yacu, muramubona ni umudogiteri ufite inararibonye. Ibyo agiye kuvuga ni ibintu azi, ni ibintu amazemo igihe, ni ibintu amazemo imyaka myinshi kandi arabisobanukiwe. Ndagira ngo rero muze kumutega amatwi ko turaza kuganira ku bintu by'ingirakamaro bigendanye n'umukristo, ubuzima abayemo, cyangwa se ibintu bidindiza ubukristo bwacu mu buryo bw'imibereho yo kubaho ya buri munsi. Ntabwo ari imibereho y'uburyo bw'umwuka, ni imibereho y'uburyo bw'umubiri. Ibyo mujya mwibaza bivuga ngo ese ko umuntu akora agakora ariko ntagire icyo atunga, ese biterwa n'iki? Ese igituma atunguka ni igiki? Ese ikitwa karande, ikitwa inyatsi, ikitwa iki? Ibyo byose ni ibintu tumaze igihe twibaza, ariko twagiriwe umugisha n'Imana tubona umuhanga muri byo uri budusobanurire akadutandukaniriza umukristo n'inyatsi, cyangwa se karande n'inyatsi. Ibyo byose nibyo tugiye kumva, tumufitane imbere yacu. Rero reka tumwakire abanza bibwire, hanyuma dukomeze mu izina rya Yesu. Murakoze. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, niwe wenyine ukwiriye guhabwa icubahiro. Turi imbere yawe rero muri aka kanya dusangiza bene data batwumva ijambo ryawe, kuko waduhaye amasezerano ngo umwana w'umuntu ntazabeshwaho n'imitsima gusa, ahubwo azatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa kawe. Turi imbere yawe rero dushaka gusohoza inshingano wadusigiye yo kwamamaza ishimwe ryawe mu mahanga yose, kugira ngo dukure abantu mu mwijima tubinjize mu muco wawe w'itangaza. Mana ubana natwe, ukomezanye natwe, kandi abizera bakomezwe n'ijambo ryawe, abatarahinduka bahindurwe naryo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Ni Pasiteri Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho ikiganiro muri aka kanya. Imana iduhana umugisha. Mpazibirego Pierre, murumva rero ko ibirego byahazwe ibirego byahazwe, nkubwire ngo nawe ugira ibintu uhaga, nkuko nawe yitwa Mpazibirego. Rero umubyeyi wacu cyangwa se dogiteri, ngiye niko nkunda kukwita ko tumaranye igihe, ariko iri ni izina wahawe kubera ubumenyi, cyangwa se kubera ubuhanga, cyangwa se kubera ibyuzi. Hari ibintu bimaze iminsi byibazwa mu rwego rwo gusenga, cyangwa se mu rwego rw'imikorere y'abantu muri iki gihe, cyangwa se mu mikorere yabo ya buri munsi, igendanye no gukora, ariko umuntu yakora ntagire icyo atunga kandi mu by'ukuri akora. Bakavuga ngo hari igihe ari karande. Abantu ntibasobanukirwe karande icyo ari cyo, ntibasobanukirwe karande aho yaturutse. Abandi bakavuga ngo ni inyatsi. Ese inyatsi na karande nibyo tuza kugira ngo tuze gutandukanya, tuze no kumenya ese umukristo koko usenga agira karande, ese umukristo usenga koko ukora agira inyatsi. Ibyo bintu tugiye kubyibazaho. Turatangirana n'ikibazo cya mbere, twumve icyo kidusobanuriraho kigendanye ngo na kamere. Ese umukristo usenga agira kamere? Tumve ngo kamere na karande bitandukanira. Icyo ni ikibazo abantu bibajije, dushaka ko wadusobanurira muri uyu mwanya. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 2 umurongo waho wa 8. Tuhasome Abakolosayi ibice ni 2 umurongo wa 8, twumva uko hatubwira. Haratubwira ati mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza ibya Kristo. Ahangaha tuhafatanije no mu Baroma igice cya 7 umurongo wa 14, Pawulo aravuga ngo amategeko n'ay'umwuka kandi ni meza, ariko nge ndu wa kamere naguriye gutwarwa n'ibyaha.
ahangaha hano hari kamere, hano hakaba akarande. Akarande ahangaha niho handitswe honyine muri Bibiliya bakoresheje ijambo akarande. Mu Bakolosayi 2:8 niho honyine. Ahandi bashaka kuvuga iby'akarande banditse imigenzo turagwana basogokuruza. Ndio bakoresha imigenzo turagwana basogokuruza. Imigenzo turagwana basogokuruza. Imigenzo nanga niho honyine bakoresha ijambo akarande. Ahangaha rero murambaje ngo hari itandukaniro hagati ya kamere na akarande. Kamere iravukanwa. Uretse Adamu na Eva batavutse ahubwo baremwe kandi bakaremwa mu gihe cy'ubuziranenge, nibo bonyine bataremanywe kamere. Ariko kuko abavutse bose babakomotseho nyuma y'icyaha, bose bavukanye kamere. Kamere yo nyuma y'icyaha cya Adamu na Eva nta utandukana nayo. Muri Zaburi ya 51 umurongo wa 7 Dawidi aravuga ngo erega naremanywe gukiranirwa kandi mu byaha nimo mama yambyariye. Yashaka kuvuga ko nta muntu kuva ku rubyaro rwa Adamu na Eva wigeze atandukana na kamere. Akarande rero twumvise ko ari imigenzo turagwa n'abasogokuruza bakwigisha binyuriye mu mategeko, baguha amabwiriza anyuriye mu mihango y'ubwoko, baguha ibitekerezo binyuriye mu karere baturiye. Ariko iyo migenzo yose tuziririza twahawe n'abasogokuruza bayita akarande. Biratandukanye rero, bimwe turabivukana ibindi tukabiragwa nabo dukomoka, urumva biratandukanye. Umwana w'uruhinja rero ntaromwaho n'akarande kuko atarigishwa. Ariko umuntu iyo amaze kuba mukuru, nko mu gitabo citwa kumenya ibibazo by'ibisubizo byashanditswe na Billy Graham, bavuze neza ko umwana atangira gufata intego yo kubesha afite imyaka 7 akaba yakora na politiki. Nizo mpamvu abana bari munsi yaho ntabwo akarande kaba kari kabinjiramo bigishwe na basekuruza, usanga rimwe barahemukira n'ababyeyi. Umwana ukamubwira uti shandananiwe, nzi ko hari abantu banshaka, uranshaka ndakwihanangiriye ntumubwire ko mpari, ngiye kuba nduhutse ndyamye ntumubwire. Umuntu akaza umwana afite imyaka 4 ati sha agakura zikubeshya ati sha papa arahari, ntaragera ku myaka yo kugoreka. Weho waganirije umuziranenge, weho uri umunyabyaha. Umubyeyi yageze muri kamere ariko aganiza umuziranenge, ashaka kumubwira ibya kamere ariko ataragera ku myaka yo kwakira kamere. Ati sha isarahari, ati papa arahari kandi araryamye ariko yanyihanangirije, akabyemera ko ahari. Ego kandi yabwiwe ko avuga ko adahari. Ego atarahari kuko se abamubwiye ati ubabwire ko nakoreye Butare. Ariko yanyihanangirije ngo urambaza mubwire ko yakoreye Butare. Ariko araryabye kandi ari mu buriri araryabye ariko yanyihanangirije ngo mbabwire ko yakoreye Butare. Uwo mwana nta mugamba afite wo kuguhemukira, ahubwo waterese umukiranutsi uri umunyabyaha byanga kwinjira, niho rero akugambaniye. Ico gihe nta makosa afite kuko atari yinjira mu butware bwa kamere. Dawidi aravuga ati rero naremanye gukiranirwa. Iyo kamere ntabwo imwinjira mu afite imyaka 7 ahubwo arayivukana, ariko ikaba itari yamenya. Noneho rero ati mu byaha nimo mama yambyariye. Kamere ntabwo itandukana n'umuntu wavutse, uretse Adamu na Eva baremwe n'Imana mu gihe cy'ubuziranenge. Abamukomotseho bose ko bavutse nyuma y'icyaha bavukanye kamere. Kamere ntabwo itandukana n'umuntu. Hari abantu bibwira ngo gukizwa winjiye muri Yesu Kristo ngo utandukana na kamere. Oya, nta muntu utandukana na kamere kubera yabaye umukristo yemeye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ahubwo iyo umuntu yemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ikintu ayunguka ni ukuva mu butware bwa kamere. Ariko kamere kagumaho, ikamugumamo akava mu butware bwayo, ikabimurimo ariko akayitegeka. Abantu ntibayimuboneho. Voilà. Noneho rero iyo ayitegeka niko kuyinesha. Kuyitegeka niko kuyinesha ubundi. Kuko hari ibice bitatu biba mu itorero. Hari igice cy'abantu bita ngo ni abantu ba kamere, hakaba igice cy'abantu bita ngo ni abanyamubiri, hakaba n'igice cyitwa ngo ni abanyamwuka. Abo bantu bari mu itorero kandi barakorana.
abantu ba kamere kuko ivukanwa ni ba bantu binjiye mu itorero ntibahinduke bagakomeza kuba nk'uko bari bameze bakivuka bagikura nta kigeze gihinduka ngo kibahubanganye niko bari. Uwo muntu rero agaragazwa n'iki? Nuko atinya iby'Imana ariko akabibamo. Uramubwira uti urabwiriza toya nkunda kubwirizwa ariko sinkunda kubwiriza. Uradufasha gusenga toya ati ndarwaye ariko nkunda ko bansengera. Nukuvuga ngo ntiyanga abantu ahubwo aracari mu butware bwa kamere kuko atinya gukora ku by'Imana ariko akaba umuyoboke mu itorero kuko yabatijwe mu mazi menshi. Kandi amazi menshi ntabwo ahindura umuntu ahubwo nayo kukugira membre w'ahantu ubarizwa. Nukuvuga ngo ni indahiro y'umutima uticira urubanza ngo ari kuretse no gukuraho ibyaha ku mutima ntakuraho n'ico ryo ku mubiri. Niko Petero yavuze igice ya mbere igice cya 3 murongo waho wa 18 kugera kuri 21. Haravuga ngo ni indahiro y'umutima uticira urubanza ariko suko akuraho n'ico ryo ku mubiri uretse no gukuraho ico ryo ku mubiri nyine ntarikuraho ariko akugira membre. Ntabwo rero yakweza umutima amazi ahubwo uweza umutima ni igihe wahuye na Yesu. Kamere rero turayivukana. Abantu benshi bashatse kwirwanya irabananira kuko bayirwanyije mu buyobe. Icyambere hari abavuga ngo iyo umuntu yigishijwe iby'Imana ngo iraranduka babita ngo extirpateur ngo iraranduka. Ntabwo iranduka ikugumamo, ntabwo iranduka ikugumamo ukaba umwizera ukaba umwana w'Imana ariko kamere ikakugumamo kuko ugifite umubiri. Abandi bakavuga bati tubabaza umubiri noneho ya kamere tuyikubitire mu muntu, umubiri tuwima ibyo kurya, umubiri tuwambika nabi, umubiri tuwima icyo kunywa, umubiri tuwukubita bakoresha ingamba zose zikoreshwa nk'abamenonite. Nukuvuga ngo babato umubiri turawima ibyo kurya, umubiri turawambika nabi. Muri Ancien Sama byarabaye aho baje baravuga ngo bambara ibigunira bitera ivu kwari ukugira ngo bangirize kamere iri ku mubiri noneho wa muntu aze gutungana bwari n'ubuyobe. Ntabwo kwambika umubiri nabi byatuma ukubita kamere ngo ihunge yiruke. Hari abakoresheje imibatizo y'inkoni bakavuga ngo ubwo ari umunyabyaha nitumukubita inkoni ijana kamere irapfa. Ntabwo ipfa ahubwo bakwicana nayo urayipfana. Kamere ntitandukana n'umuntu ahubwo twewe icyo dukora nukuva mu butware bwa kamere twumvise ubutumwa bwiza twamara tukayitegeka. Hariya mu Bagalati y'igice cya 5 murongo wa 16 haravuga ngo muyoberwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikiye. Mu Kinyarwanda babuza amagambo kuko hari homme charnel umunyamubiri hakama na homme naturel uwa kamere baratandukanye. Umunyamubiri ni umuntu wabatijwe mu mwuka weragira impano z'umwuka gusa ntatinya icaha. Kandi yagiye mu mwuka yaje guhanura arangwa no guhanura iby'iterambere gusa ntabwo avuga iby'ubugingo. Ubwo noneho rero nico kiranga umunyamubiri bamwita charnel ntabwo ari naturel. Charnel yarahindutse yabyaho bwa kabiri agira impano z'umwuka ariko hari ibyo ararikiye by'isi byatumye adatandukana n'umubiri noneho bamwita charnel umunyamubiri. Bibiliya rero igira confusion hamwe mu ndimi kuko hamwe ni naturel ahandi ni charnel ahandi ni spirituel ariko turavuga kuri kamere. Kamere ntiyigeze ahinduka ari mu butwari bwa kamere niko yavutse niko yakuze niko ari ashobora kuba ari hanze cyangwa ari mu itorero anaruwa kamere. Ibyo si gitangaza ariko kamere urayivukana. Abandi noneho rero bagakoresha ubundi buryo bati umubiri tuwambike neza. Hano mu byakozwe n'intumwa ibice 12 ngo murongo wa 18 haravuga ngo bamwe mu bafilozofe cyangwa abanyabwenge bitwa aba epikureo n'abasitoiko baramusanga bavuga bati babwira Paulo ngo uyu munyamagambo menshi arashaka kuvuga iki. Abasitoiko n'abantu bashakaga Imana banyuriye mu nzira yo kubabaza umubiri, kuwima ibyo kurya, kuwambika nabi, kuwukubita, kuwutera ivu. Batubwo nibo turagera ku Mana. Nahaba epikureo bakaba bati turagera ku Mana ari uko tuwambitse neza tukawugaburira neza tukawukorera isuku nibwo turagera ku Mana. Ariko araba ufata nabi
kugira ngo bagere ku Mana cyangwa bawufata neza kugira ngo bagere ku Mana, ntabwo ari zo nzira zo gushaka Imana, ntabwo ari zo nzira zo gushaka. Icyo gihe tuba twinjiza abantu mu dini, kandi idini itandukanye n'itorero. Idini ni amategeko abantu banyuriramo anyuriye mu gushaka Imana, ariko itorero ni ubugingo. Ibyo rero nto byatanga ubugingo. Habaye abantu bitwa aba edonisime bavuga ko gushaka Imana ari ukunyura mu binezeje, ariko abasitizime bakavuga ko ari ugusanga Imana unyuze mu mibabaro. Noneho rero abo bose ni ugushakashaka, ariko ntabwo arizo nzira ziduhesha kumenya Imana. Gusa uwahuye na Yesu ategeka kamere. Iyo niyo kamere Dawidi yavuga ngo navukanye kamere kuko navukiye mu byaha, nimo mama yambyariye, kandi naremanywe gukiranirwa nkimuva mu nda. Nico ashaka kuvuga kamere. Noneho Paulo aravuga ati amategeko ni meza kandi n'ay'umwuka, ariko nje ndi uwa kamere naguriye gutwarwa n'ibyaha. Paulo yari afite umurava wo gushaka Imana, ariko aravuga ati amategeko n'ay'umwuka, nje nkaba uwa kamere, nja gukora ibyiza ibi bikantanga imbere, nkishimira amategeko y'Imana mu mutima wanje, ariko akazi irindi tegeko ryaboneka mu ngingo zanje rirwanya itegeko ry'Imana rimpata gukora ibyiza. Aravuga ngo ico nshaka gukora sico mba ngikoze, ahubwo nkibuka nakoze ico nanga. Aravuga ngo ubwo nkora ico ndashaka ahubwo ngakora ico nanga, sinje ubigikora, ahubwo ni cacaha kimbamo. Yakoresheje ijambo kamere imbamo nituma nkora icana ubwo naba ntagishaka. Aravuga ati mbonye ishano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Ariko aravuga ngo Imana ishimwe ko bwa Kristo Yesu. Umuntu rero utuma abantu banesha kamere ni Yesu Kristo. Iyo wakiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza unesha kamere. Kuyinesha rero si kugira ngo utandukane, ahubwo ni ukuyitegeka. Niyo bita kamere y'umuntu. Murakoze mukozi w'Imana, urakoze Dogita kubw'amagambo meza udusobanuriye kuri iyi ngingo ya mbere ivuga kamere na karande, aho bitandukaniye. Twumvise ko kamere turayivukana, ibana natwe, iri muri twebwe, ituye muri twe. Ikindi naho karande tuyiterwa n'abantu. Iyo ngiyo rero n'abantu bayidutera. None twavuga ngo zitandukanye, tubonye uburyo zitandukanye. Tubonye ko kamere ariyo tuvukana, karande tubonye ko ariyo duterwa n'abantu. Numvaga rero twajya ku ngingo ya kabiri, abantu ndumva basobanukiye kubwo usobanuro wagiye ubaha, kugira ngo twihutishe kuri izi ngingo gukoresha ko zose tuzivuga, kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa n'ikiganiro. Ingingo ya kabiri avuga ngo umuntu ukijijwe atandukana na kamere. Ntibishoboka, arayitegeka. Nico gisubizo mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 8. Haravuga ngo erega abari mu butware bwa kamere ntibishoboka ko banezeza Imana. Ni ukuvuga ngo unezeza Imana n'uwayitegetse, so watandukanye nayo huba akayitegeka. Niko havuga aho ngaho. Murumva rero ubu busobanuro Dogitera duhaye, kandi no busobanuro koko bwumvikana. Niba kamere tuyivukana, na umuntu usenga agomba asengana kamere. Ahubwo iyo usenga ugira uburyo uyitegeka, ukayikorosinga, ukayishyira ahantu ariko iri muri wowe. Rero murumva ko umuntu ukijijwe adatandukana na kamere, aba ari kumwe nayo, ariko akamenya uburyo ayitwara, akayitegeka. Iyo ni ingingo ya kabiri adusobanuriye. Mwese nizere ko murimo mubikurikirana, ko mubikurikirana niko murugende muhabwa ubusobanuro, kandi twizeye ko muri buhabwe ubusobanuro bwimbitse, ko turi kumwe n'umuhanga wabyo twagize umugisha turamubona. Hari ingingo rero ya gatatu ngira ngo tuganireho, nayo ivuga ngo twatandukanya dute umuntu wa kamere n'umukristo w'umunyamubiri. Twatandukanya gute umuntu wa kamere n'umukristo w'umunyamubiri? Umunyamubiri yabyawe ubwa kabiri, gusa ntatinya icyaha, kuko hari ibyo ararikiye afitemo inyungu yanze kurekurana nabyo. Ariko agira impano z'umwuka, abwiriza neza, asenga neza, yigisha neza, ariko kuko hari ibyo yararikiye yanze gutandukana nabyo, afitemo inyungu yanze gutandukana nabyo kuko. Noneho rero yagiye mu mwuka, cyane cyane nk'abahanuzi, aja kwerekwa iby'iterambere gusa, ntabwo yerekwa iby'ijuru cyangwa iby'ubugingo. Yereka iby'iterambere gusa, ava ku modoka akava kuja mu mahanga, akavuga kubona amashuri akomeye, akavuga kuri diplome, ariko ntabwo ashobora kuvuga ngo ni iki cyatuma tunezeza Imana kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, ngo nacacerekwe. Ariko ni membre w'itorero, ari mu bayobozi, ari mu bayoboke, hose arahari. Naho wa kamere ntarahinduka,
ntabwo umwuka wera wigeze amugeraho ahubwo aracara umuntu mubisi abantu bita mubisi wa kera ntabwo yigeze rero ahinduka nawe ari mu itorero cyangwa ari hanze biratandukanye ubwo kamere nticyaba ari ikintu gikomeye cyane kuki idashobora guhinduka kandi akijijwe ndavuze ngo iyo uri umunyamubiri ubyabwa ubwa kabiri noneho ukagira impano z'umwuka ukarwana n'intambara ese nyitegeke cyangwa integeke uhinduka umunyamubiri kuko wigeze ubyabwa ubwa kabiri ari uko wanze kuyitegeka ahubwo ukemera kwigutegeka iyo kamere gutegetse ubu umunyamubiri kandi usenga umunyamubiri kandi usenga uri mu rusengero ntutinya kurwana ntutinya gutuka pastor abo ni babandi usanga badakorwaho mu rusengero ntatinya gutuka pastor nibo abanyamubiri kandi basenga bakaba bagengwa na ya kamere yazamutse ikaza igakorera muri wa mubiri we bya bende byo kuba mu nzu y'Imana no gukizwa no kubya bwa kabiri bikavaho hakaza ya kamere ntabwo bivaho nabyo bigumaho ariko ikabija hejuru byo irabipfukira ibijya hejuru yabyo bivuga ngo byo ntiba bikigaragara wakongera gusenga ukwegera Imana wemeye ubuyobozi noneho umwuka kongera bibirindura akabirindura kamera akayishira hasi none ukayoborwa n'umwuka Imana ibaha umugisha kandi Dr. Imana guhumugisha kubw'ubusobanuro bwiza uri kugenda abantu kandi nanjye nkuko ndi kugenda mbyumva abantu uri kugenda basobanukirwa kandi babyibazagaho cyane mu ngeri nyinshi babyibazagaho tugeze ku ngingo ya 4 ni gute umukristo yakurwaho karande iyo umuntu akijijwe ndibuka muri 63 nari umwana w'imyaka 4 data yararaguzaga agaterekera imiterekero ye narayikurikiranaga cyane nkareba uko ari gukora simvuge ariko nkareba bazanaga ikimasa cyo gutamba akabanza kugitongera gifashe mu ruhanga none umuntu umusore ufite imbaraga akaza akagikubita ishoka mu ruhanga kikaba kiragaramye bakakibaga agakuraho inyama nke akazishira ku mishito bakazotsa akubaka akazu gato bitaga ingoro inyuma y'inzu none akajana inyama zihiye zokeje ku mishito inyuma akazishira mu ngoro akajana igicuma c'inzoga kirimo umuheha akaja aterura umuheha agatonyangiriza mu ngwa akira inzoga akavugana naco ariko sinumva ijwi ryaco nkumva rya data gusa ubwo yaravuga aco ntikivuge ariko akavuga ngo kiri kubyakira nagiraga rero mushiki wanje wakundaga inyama nje sinaryaga inyama kuko natinyaga amaraso tukiri bato muri 63 nari mfite imyaka 4 mushiki wanje ufite imyaka 6 agakurikira data ci inyuma y'inzu data yava muri yangoro twadushito twinyama kadushikira katurya data yaje gusura ngo arebe ko cashimye yazaga ari kugira ngo cashimye wa mushiki wanje agaseka kuko ari waga waturiye noneho rero agaterekera kugira ngo abana be badapfa agaterekera kugira ngo inka ze zororoke agaterekera kugira ngo abantu batarwara agaterekera kugira ngo abana be n'abagore bagumane ubuzima kuko yagiraga abagore 6 n'abana 52 agaterekera ari ukugira ngo abantu bagira amahoro noneho akabona nta mpinduka yaje kubirekura muri 65 abonye ko bitari gukuraho urupfu abonye ko bitari gukuraho indwara noneho akarade nakangaka iyo aganira nico kigirwa mana bagiranye amasezerano kimubaza ikibazo ngo ese nupfa nzasigarana nande akareba umwana akunda w'umuhungu akavuga nimba mfuye dore uzakomeza umurimo akamutega iyo amuteze urumva amushizeho komwaho n'akarande ako nakarande kimigenzo yabasekuruza nawe yaterekeraga kubera se yaterekeraga wa mwana rero yabakiri muto ntamenye ko bamuteze igihe kimwe agakura akumva ubutumwa bwiza bwa Yesu akabwakira yamara kubwakira ariko ntiyegeze bamubwira ko yatezwe ubwo noneho rero cyakigirwa amanda kikabona yinjiye mu bitari mu masezerano kikumva mw'igihombo kikamuteza ibyago rero iyo kimuteza ibyago adasobanukiwe ko ari guhigwa nuko se yamugize intego
ntabona uko abisengera, rimwe ararangara bikamufata, kuko n'abanyamasengesho imyuka mibi irabafata iyo barangaye. Muri Yakobo 4:7 haravuga ngo mugandukire Imana mwamagane Satani nawe azabahunga. Ruvuga ngo Satani atinya abagandukiye Imana. Ntabwo Satani atinya abayoboke b'itorero, ahubwo atinya abayigandukiye. Iyo abonye Imana ikurimo Satani arahunga koko, ariko iyo abonye uri umuyoboke Imana itakurimo aragusuzugura. Wa wundi rero akavuga ati je nakire Yesu ndi umukristo, abantu bakabwira nti koko wakire Yesu nta karande yongera kumubaho, ariko kuko yagize intego akaba atazi neza ko agomba gufata ingamba zo guhangana n'umubi, rimwe ibyago bikaja bimutera. Nibwo ubona rimwe na rimwe mu muryango abakobwa 2 bavukana cyangwa 3 bose bagatwara ibinyendaro kandi bakurikirana, abahungu 4 bose bagatera ibinyendaro cyangwa bakashingirwa badivorce uko ari 4 bakurikiranye. Ico gihe hari ikibazo c'intego kubera batabimenye, kandi sera mugize intego ngo azakorane naco mu bwubahe no gutamba ibitambo nkuko yatambaga, none aho ngaho bagahura n'ibyago. Ariko osito iyo bamaze kubimenya bagasenga, haba ikintu cyitwa ministère de délivrance, none bikabavaho. Gusenga nibyo bikuraho akarande, kwegera abayoboke b'itorero bakijijwe nibyo bikuraho akarande. Burya duterana ari ukugira ngo dukeburane, ari ukugira ngo dufashanye, ari ukugira ngo turamye. None kwakuramye uri kumwe n'abera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo 10:25 ngo mwe kwirengagiza guterana kwera, abera b'Imana bakongeza umuntu uriho imyuka mibi ikamuvaho. Iyo baririmba imyuka irahumbwa bavuga iby'Imana, iyo basenga imyuka bavuga iby'Imana irahunga, iyo baramya imyuka y'abadayimoni irahunga bavuga iby'Imana. Ico gihe nukuba wabimenye, none ukinjira muri iyo ministère yo gusaba imfashanyo y'amasengesho bikuvaho. Ariko iyo utabimenye bikomeza kuguhiga, ukibaza impamvu upfusha bikurikiranye uvama inda zikurikiranije. Noneho rero kuko biba bisa n'ibyazanwa n'indwara, abenshi ntabwo babisobanukirwa. Hari igihe waba ufite amaraso wenda nka resistance negative, wenda ukaba igihe cyo kubyara bikaba byaba ikibazo, ukavamo inda buri kanya, ukabyita akarande atariko. Hari n'igihe none waba ukora imirimo ibujijwe na muganga, imirimo iremereye ibujijwe umuntu watwite, kubera wenda nyababyeyi iri hasi, nabwo ukaja uvamo inda buri kanya, nabyo bigakizwa na muganga. Kuko hari ibizanwa n'abadayimoni, ibindi bikazanwa n'indwara zisanzwe, ibindi bikazana n'uburyo weho wishize mubayeho. Ico gihe nabwo ushobora gukurikiranwaho n'ikintu gisa. Ariko akarande, umuntu wabyawe ubwa kabiri akagandukira Imana, akamera Yesu nk'umwami n'umukiza, ahinduka icaremwe gisha, ibya kera bigahinduka. Iyo ibya kera bihindutse n'akarande kamuvamo iyo yabimenye. Murakoze. Turi mu kiganiro cyiza kandi ikiganiro gikomeye, ikiganiro kirimo gisobanurirwa abantu batari basobanukiwe n'ibijyanye na kamere n'ibijyanye na karande, aho twarebarega ku ngingo ya 4 kwa tugezeho ivuga ngo ni gute umukristo yakurwaho karande. Tubonye ko karande ikurwaho no gusenga. Ese ko hari abantu bahora batubaza ngo turasenga tugakora ariko ntitugire icyo dukorera, bakavuga ngo biterwa ngo na karande. Biba biturutse ijambo kataha mu gihe burayo risobanura icaha. Kataha niryo bita hamaritia mu Kigiriki, risobanura kutagira intego mu buzima. Buriya hari ibintu byinshi bituma uhomba utabizi. Kutagira intego. Kutubahiriza amategeko y'Imana yanditswe mu Baefeso ibice 27 kugeza 28, havuga ngo bene data ntimubererekere Satani, wibiga ntakongere kwiba, ahubwo buri wese akoresha amaboko ye akora ibyiza, abona ibyo kumutunga n'ibyo gusagurira abakene. Abantu benshi ntibagira intego mu buzima. Abayuda bise iryo zina kuko ari abayuda benshi bavukaga bakirwa bashize amaboko mu mifuka, bakirirwa baje impaka, bakirirwa basubira mu byandikwe byera bakanga gukora. Ico gihe noneho rero bagira ubukene, bamwe bakabyita ngo ni inyatsi.
nyatsi zibaho ku muntu ukora, ahubwo hari ikintu cyitwa umuvumo. Babyise izina ribingwa inyatsi, ariko inyatsi bisobanura ngo umuvumo. Usomye mu gutegeka kwa 2:28, umuntu ntiyitondera amategeko y'Imana. Niho hariya havuga ngo uzubaka abandi bayituremo, uzarambagiza abandi barongore, uzacuruza abandi barya amafaranga, uzorora abandi banywa amata. Ni ikintu kiba giturutse ku muvumo. Uzabiba abandi barya imbuto z'ibyo wabibye. Ico gihe ni umuvumo ku bantu banze kubahiriza amategeko y'Imana. Kandi usomye Amosi igice cya 3:2 haravuga kuko nabamenye nkabatoranya mu mahanga yose no mu moko yose, nizo mpamvu nzabahanira gukiranirwa kose ab'Imana yatoranije nabo irabagenzura. Imana rero yagize ubwoko bwayo, nawe ukarahira uti ndi umwana w'Imana kuva uyu munsi wa none, ntandukanye n'icyaha, wamara ugakomeza gukina naco, uhura n'umuvumo. Wa muvumo kuko ibyo duhura nabyo, ibyago duhura nabyo ntabwo ari Imana ibiduteza, ahubwo ni ingaruka y'icyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, cyaha kizana urupfu, rwa rupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Hariya noneho mu Baroma 6:23 haravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Akenshi ingaruka y'icyaha abantu bayita inyatsi. Akenshi kutagira gahunda mu buzima abantu babyita inyatsi. Ufite ibihumbi 100, wavuze uti biha abana bagiye ku ishuri, ku rusengero baritangishije bati uwumva ayowe n'umwuka natubwira icyo afite. Uti mfite ibihumbi 100. Uti Imana izakora imirimo yayo. Uti ko nkoze umurimo w'Imana, Imana izigisha abana. Ukayatanga ku ntebe z'urusengero, igihe cyo gutangira kikaba kirageze. Imana urayishuza se ni mwene so? Imana yatugeneye iby'isi ngo tubiragwe, kandi nibyo wakozemo ngo ugure izo ntebe ngo ukoremo wigisha abana. Ariko kuko wakoze gahunda nabi, nta plan wakoze, ubwo ico gihe urabyita ngo ni inyatsi, ngo uriya muntu akorera amafaranga, ngo uriya muntu sinzi impamvu atambika ababyeyi, sinzi impamvu atubaka. Ni plan uko wakoze umushinga w'ubuzima bwawe, nibyo bigaragaza kukuzanira inyatsi cyangwa kuguhesha umugisha w'ibyisi. Ibyisi rero twarabihawe, ntabwo abakristo tubirusha abapagani. Ukora wese abona umusaruro kuko Imana ihira imirimo y'amaboko yacu, byanditswe muri Yesaya 3:10. Turakora, Imana igahira imirimo y'amaboko yacu. Abakristo bawe bakavuga ati noreka abapagani bakore, Imana yaravuze ngo tuzarya iby'abanyabyaha kuko turi abakiranutsi. Uribesha, wigishijwe nabi. Ngo abakiranutsi bazatungwa n'ibizava mu maboko y'abanyabyaha, biranditswe muri Bibiliya. Ariko ntabwo ari byo kuko Imana yanga abanebwe. Nzagikora ni icyaha cya 72 ubunebwe, nzakivugaho. Nzabereka ukuntu kizana ingaruka mbi, kuko umujura n'umunebwe barakorana, umusambanyi n'umunebwe barakorana. Umuhungu wanga gukora byanze bikunza ariba, umukobwa wanga gukora byanze bikunza arasambana, ko nta kundi yabaho kandi akeneye kubaho. Niho rero ibinyoma by'abantu bize nabi, bakaba ari abayobe bavuga ngo tuzatungwa n'ibizava mu maboko y'abanyabyaha. Nzasenga ku wa mbere, senge ku wa kabiri, senge ku wa gatatu, senge ku wa kane, senge ku wa gatanu, senge ku wa gatandatu, senge no ku cyumweru, maze Imana igenda ikore kubiriwe barakora kuko ari abanyabyaha. Ibibake cyangwa ibice maze ibimpe. Naramubwiye nti urabesha. Ahubwo kubera udakora ku wa mbere no ku wa kabiri no ku wa gatatu no ku wa kane no ku wa gatanu no ku wa gatandatu no kuco ubabaza Imana. Mu cyubahiro cy'Imana rero no gukora nukuramya. Iyo urambuye amaboko kuvuga ati Imana turakuramya, turaguhimbaza, nufashe isuka ari guhinga nawe ari kuramya, kuko ari kubona ibizagaburira umubiri we bikagaburira n'abakene. Nizo mpamvu Pawulo yavuze mu Batesalonike 2:7 aravuga ngo ntabwo nzagira urwitwazi vuga butumwa ngo mbere umutwaro abo nigishije, ahubwo ngerageza kudoda amahema ngakora imirimo nihariye kugira ngo nanje mbone ico kuntumba, nzasoze rya sezerano rivuga ngo udakora ntakarye ku murongo wa 10. Rero tugomba kwigisha abakristo seminere ntibe kuvuga ngo mureke ubusambanyi. Ni byiza kureka ubusambanyi, kureka ubujura ni byiza, kureka kwiba ni byiza, ariko no kubabwira ngo mukuri
mukore ngira ngo byarinda niyo karande byagabanya n'izo nyatsi kuko uba wakoze. Hari abantu batandukanye babererekera Satani, ubundi hari abantu bari mu nshingano zacu kubafasha, n'abarwayi, n'abataye gakondo nk'impunzi, n'abantu batagira ingingo z'umubiri, aho bari mu nshingano zose. Iyo uzareba umuntu utagira amaguru akavuga ati mfasha uzemere, umuntu utagira amaboko ati mfasha uzemere, umuntu urwaye ati mfasha uzemere, umuntu wavuye mu kindi gihugu akaza mu kindi kubw'intambara uzemere, ariko umuntu ufite ingingo zose z'umubiri uzamuha akazi. Aho ngaho uzabufashije Imana kumukura mu bunebwe, naryo rizabibaye ivuga butumwa, kuko nakora kunguka azafasha abakene. Nivuga butumwa rikomeye cyane, kwigisha gukora nivuga butumwa rikomeye. Urakoze nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri iki kiganiro gusenga buri munsi, tuganira ku buryo bugendanye n'imibereho yacu ya buri munsi mu mikorere yacu ya gikristo no gusenga. Iyo usenga na kamere, iyo usenga na karande, byose twagiye tubisobanura, muzabikurikira muri iki kiganiro. Cyangwa se twatandukanya dute umuntu wa kamere n'umukristo w'umubiri, ibi byose uzabisanga muri iki kiganiro. Nanone ingingo ya 4 gavuga ngo ni gute umukristo yakurwaho na karande. Ibyo nabyo twabibonye tugeza ahantu havuga ngo akarande gahuriye he n'inyatsi. Ariko mbere ko tugira ku ingingo ya 5 ndashaka ko duya kuri ya 6 tuvuga ngo inyatsi baho. Inyatsi ntayibaho, haba ubunebwe, haba imyigishirize y'imigenzo twakwiye kuri basogokuruza bakakwigisha nabi. Inyigisho zija mu buryo bubiri, hari igihe ababyeyi bakwigisha nabi, hari igihe n'itoro rikwigisha nabi. Nabivuzeho ubushize, umubyeyi akaguhamagara ati sha igira hino, uriya muhungu ararongoye arakuruta, ntakuroze, ntibirakugeramo, nturafata umurongo w'ubuzima, ariko akaguhamagara turiya muhungu arinze yarongora arabyaye arakuruta. Umugore nawe agahamagara umukobwa ati ntumeze amabere, uriya mukobwa byaye kabiri arakuruta. Hari inyigisho mbi turagwa n'ababyeyi nkizo ngizo. Pasiteri akaguhamagara, nabise abapasiteri b'abagome, noroheje. Yewe dufite abapasiteri b'abagome. Agahamagara umukobwa ati ntaco bari kukubwira. Nukuvuga ngo iyo umukobwa yumvise ko pasiteri amurambiwe yemera n'uwatatekereje kugira ngo amuve imbere, akabikorera kubera ko birwa mutote, kugira ngo ahunge pasitoro cyangwa ahunge umubyeyi we. Umukobwa umiza amabere atangira guhigana na nyina atabani ntibagiye ntibabyaye kabiri, icyo gihe arakagenda ari ukugira ngo ahunge nyina, ariko mu by'ukuri adakeneye umugabo. Kandi ntabwo kurongorwa cyangwa kurongora ari itegeko, oya. Iyo riba itegeko utarongoye abakozi icaha. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 38 kugira 39 haravuga ngo nuko rero ubwo yembeze urongora akoze neza kubw'umurimo, utarongora abagize neza kurushaho kubw'umurimo. Rero niba kutarongora si icaha, nukuvuga ngo kubwira umuntu ngo rongora barakerewe naco ni icaha. Mwihorere azabitekereze ko ntacu umufashije. Kandi uri kumutabara ngo arongore, ariko ntabwo uzamutabara ngo arye, ntabwo uzamutabara ngo wigisha abana be. Kandi ubwo wamubwiye ngo arongorwe atageze igihe akarongorera kukubaha, nabyara abana benshi azabakuzanira ati niwe wambwiye ngo ndongorwe. Muzabafatanya kubarera. Ati warese wamwihutishije, wambwiye ntabwo ari wambwiye ngo mbyare, none reba ica abana bararya. Twari turi ku ijambo rigendanye n'inyatsi, aho mbitekereza umuyobozi wacu cyangwa se umuntu wacu uri kudusobanurira dogiteri atubwiye ko inyatsi itabaho. Mbabwiye ko inyatsi itabaho, ahubwo gahunda y'ubuzima ntibaho. Wayikoze nabi cyangwa berekeye Satani ushira amaboko mu mufuka, cyangwa mu gukora wahisemo nabi, ariko umuntu wese ukora ntaburi ibyo kurya. Ahangaha dogiteri nigeze kubiganiraho n'umuntu ku kintu kigendanye n'inyatsi, arambwira ngo inyatsi ushobora kuba ari umwuka ugendagenda ku muntu ngo umutera kuba yakorera ikintu ntagitunge cyangwa se ntagire icyo agereho, ngo bikaba ari umwuka umuriho. Nanjye nagize amahirwe yo kukubona, nari ngutegereje igihe kugira ngo nanjye nzakubaze rino jambo, koko mu by'ukuri inyatsi ni umwuka. Inyatsi bayumva mu myizerere, kandi ni igihimbano cy'ijambo. Bibiliya ntabwo ntahahari. Nakoresheje akarande kuko Bibiliya yabikozeho.
ariko inyatsi ni igihimbano abantu bahimbye kandi byakozwe n'abanyamitwe b'abavuga butumwa kugira ngo babirishe abantu ayakubwira ko aragusengera akawukuraho inyatsi ukamuha n'ibyo ufite. Satani nawe kuko yumva ibyo abantu bavuze akabyuririraho akakubera igisubizo cy'igihe gito kugira ngo wemere ko inyatsi zibaho. Ariko mu by'ukuri umuntu ukora ntaburi ibyo kurya. Wakoze nabi gahunda y'ubuzima bwawe ukora ibitari byo cyangwa se wirengagije amategeko y'Imana nkuko gutegeka kwa 2:28 havuga noneho bihinduka bigira mu nzira y'umuvumo bihita bihura n'uburyo wabyakiriye mu mitekerereze abari byo wita inyatsi byahuriranye n'umuvumo. Murakoze rero kubwo gusobanukirwa n'inyatsi. Umukozi w'Imana Dogiteri atubwiye ko inyatsi itabaho ahubwo biterwa nawe kubitekereza no kubyumva bikakubaho bakakurya ibyo utunze bitewe nuko wabyiyumvisemo. Icyo gihe bazagutamira kuko wiyumvisemo inyatsi, nuyiyumvamo uzagendana nayo uzayitunga ariko bazakurya. Aho rero ngira ngo urasobanukiwe, ngira ngo ari cyo wumvisemo. Imana iguhe umugisha. Rero Dogiteri narisimbutse ingingo ya 5 impamvu nembaje ya 6 numvaga iya 5 iya 6 tumaze kuyumva ariko twakumva iya 5. Iya 5 navuga ngo akarande gahuriye hehe n'inyatsi. Akarande gahuriye hehe n'inyatsi. Nico navuze ngo abantu bitiranya n'umuvumo. Usomye kuva ibice 20:12 haravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramere mu gihugu c'Uwiteka Imana yawe iguha. Tukabwira ababyeyi mwitoro ngo muje mukubitisha abana iminyafu mubayobora mubarera ariko mwe kubatuka kugira ngo bitabera umuvumo. Nuko umuntu wakubyaye akaba kurusha imyaka yakuvuma. Noneho duhendahenda abana ngo bumvira ababyeyi kugira ngo amagambo babaturaho ahubwo atababera umuvumo. Iyo ubwiye umwana wawe ngo nabyaye ikigoryi ugahora bimwaturaho abyiyubakamo ngo data yarabivuze ko ndi ikigoryi yabikurana bigahinduka umuntu w'ikigoryi. Nizo mpamvu tubwira ababyeyi tuti mukubita akanyafu ariko wirinde kumwatura amagambo mabi y'amagambo mabi kuko ararema. Wamwita ikigoryi wamwita igishoshwe agakura byiyumvamo yabyiyemeza. Byarabaye no mu ishuri aho nigiye hose. Iyo baguru umuhanga ariko mwarimu akaba tumvikana naso warandikaga ngo dore ngo kirandika nkiko wari kugira ngo uri umuntu. Wavuga igifaransa akavuga ngo uri kuvuga nk'inkoko cyangwa nk'ingurube. Wabaguru wa mbere mu ishuri igihembwe cya 2 ukabu wanyuma kubera ayo magambo. Yakubwiye ngo uri ikigoryi ubyiyumvamo ubyiyubakamo kuko uri umwana birakurema uhinduka ikigoryi uwanyuma. Nizo mpamvu muri pedagogy bakangurira abari mu gukunda abanyeshuri yakwandika nabi uti none byiza ihangane yavuga nabi uti oke ako ni keza nako ni keza kugira ngo yuyumve mu butwari nawe yire mu bwe. Naho numushiramwo ibya negatife bibi nawe azigira negatife yumve ko atabishoboye usanga umwana uramusenye burundu. Niyo bita imivumo. No ku mafaranga rero nuko iyo uvuze ngo ngiki koko kizashobora kubara iki kizungu kije iyo bayamwibye aravuga ati mama yarabivuze ko ntazashobora kubara. Mama yarabivuze koko sinzi kubara akabyishira amati n'ubundi ninja mu soko barayanyiba. Iyo abitekereje atyo arabyirema mu bamana bakayamwiba koko nta na rimwe yunguka. Urakoze cyane Dogiteri kudusobanurira ku bw'ingingo ya 5. Imana ibaho umugisha. Ndababwiye ngo icyatumye dusobanurira ingingo ya 6 mbere ya 5 nuko twashaka kugira ngo tuzijyanishirize hamwe ko twabonaga ziri kumwe. Akarande rero aho gahuriye n'inyatsi mwahumvise mwasobanukiwe byose nibyo kugira ngo muduhe comment zanyu kugira ngo tuzarebe icyo tuzongera kubaza Dogiteri abidusobanurireho. Tugeze ku ngingo iheruka tugisa nkaho tuzakugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ingingo yo niyo kutubwira ngo ni izihe ngamba umukristo yafata ngo atandukane na karande. Ni izihe ngamba umukristo yafata ngo atandukane na karande. Iyo ni ingingo ya nyuma idusoreza ikiganiro cyacu. Akarande twarazwe na basogokuruza bisaba kugira ibyo urekurana nabyo twabibayemo. Hakaba igihe umusaza apfuye ari nka sogokuru
bakabashira mu nteko y'abantu bakavuga rero turabizi harimo abapasiteri, turabizi harimo abaganga, turabizi harimo abagoronome, turabizi harimo abavuga butumwa, ariko muzi ko sogokuru wacu tubyara twese yapfuye. Iri joro niryejo bundi he kugera wegera umudamu we. Iri joro rya none uribesha agakora ku mugore we, urubyaro rwose ruzamukomokaho ruzapfa nabi. Umuganga akabyubahiriza, goronome akabyubahiriza, pasiteri akabyubahiriza, umuvuga butumwa akabyubahiriza, umuhanuzi akabyubahiriza. Ico gihe imigozi y'abasogokuruza y'imigenzi zakurikirana abazabakomokaho ntabwo izagusiga kutari wava muri systeme. Nukuvuga ngo bakavuga ati karantene urayiburamo kuko hari ibyo turavuga kandi hari ibyo turabatongera. Murabizi ko mwese ari wababyaye. Turazana ikibabi urese arakirigataho. Ico kibabi ni ico sogokuruza yisasiraga kugira ngo murame, none kugira ngo muzagira amahoro bene data abana banyu bagomeze kubaho, buri wese arakirigataho. Muganga akakirigataho, goronome akakirigataho, professeur akakirigataho na pasteur akakirigataho. Uri muri systeme. Ntabwo wari wikura muri systeme kugira ngo utandukane n'ibyaba byarabaye imigenzo y'abasogokuruza byaguhiga. Ariko iyo watandukanye n'ibyo bintu ukabicare mwegisha, ibya kera bikaba bishize. Ntubasuzugure ukabubaha, ariko hari ingabano abapagani bafite zitagomba kuvogerwa n'abakristo, hariro niza abakristo bafite zavogerwa n'abapagani. Ukwiriye gukunda abapagani ariko nturenge ingabano. Tubakunde mubihe, tubakunde tubabwira ubutumwa bwiza. Tuberere imbuto. Tuyoberwe n'umwuka kugira ngo wa mwuka byarire muri twe imbuto z'umwuka. Iyo weze imbuto nta nubwo bongera kuguhamagara ngo ngwino uje mu mihango y'abandi iyo bakubonyeho imbuto. Ndibuka batwibye inka muri 91. Noneho bamaze kutwiba inka niho nayindi umuvuga butumwa bari kuntegura kongira umukuru w'itorero. Bazana umucunyi yaravuye nko ku birometero 100, baramuzana babati araje ni uje kureba umuntu wibyize inka zare 3. Noneho abakushira muri hypnotisme kubasengesha ibye. Noneho rero abashira hamwe ati mucurire, ati ndareba neza utarakoma mu mashi kuva nimugoroba kugeza mu gitondo, ati murebe neza arabare wibyizo nka. Urumva byari bikomeye, hari utashobora gukoma mu mashi kuva nimugoroba kugeza mu gitondo. Abahamananiza ashira ihene mu cobo nzima, ati mucukure haramuza n'ihene yibuguma nzima mushire makira cobo, ati mupfundikize hitaka ari nzima. Twagiye kubona saa 4 z'ijoro nje nayindi mu nzu yanje, ya hene irapfa ibyimbira mu butaka. None wa mwuka yari ifite ijamo uyitumbiramo yaraturitse ryataka ryose awayihambye ririjugunya rikwira yanzu yose, atumujura agiye gufatwa. Ariko kuko bakibwira abantu ngo baze bakome mu mashi, ntabwo naje na badamu wanje nje ari umurokore njegine. Noneho nta nubwo bavuze ngo ubwo ataje niwe wibyizo nka. Oya, bari bazi imbuto zaje, bari bazi ko nabasengeraga, bari bazi ko nabagiriraga neza, bari bazi ko nta naziba. Ntabwo bavuze ngo we nawe ni mumuzane, kuko yaraje ati abagukomokaho bose bahagaragaye bati bahagaragaye, abagukomokaho bose baje bati baje, nta wundi usigaye. Nari nasigaye ntiyamvuga kuko banyitaga umukristo ntiyamvuga. Nubango ibyabo simbirimo, navuye muri system. Bari bazi kubye ngo utabigendera, navuye muri system. Ariko ugize ikibazo nkamufasha. Nubango umukristo agoye kumenya imbago, ariko utamenya imbago uri pasere byaguhiga iwemeye kuri gatagura ico kibabi. Nukubanga umukristo kugira ngo atandukane n'ingamba yafata agatandukana na karande, nukwitandukanya n'imihango y'abasogokuruza cyangwa se y'abakera, ukicomokora muri bo ukagira ubawe, hanyuma uwuriwe bikakurinda kuba muri izi karande. Kandi iyo weze imbuto ntabwo bakubaza. Baravuga ati burya ntabwo asa nabi, we ntabwo uhagaragaramo. Oya, ntabwo bakwivaniramo ku giti cyabo iyo amaze kumenya uri. Ati ico yakoze nta wundi wagishobora. Niba baramukubitiye umwana akabababarira, bakaba baramwiciye umuntu agataga imbabazi, muri kumuhamagara mu biki kandi ko yarangije. Ingamba rero turazibonye nizo kwitandukanya
n'ibintu byo mu miryango y'iwacu tukagira abo tubabo bakanabimenya tukagendera no kuri ijambo rya Yakobo 4:7 ngo mugandukira Imana muhunge Satani n'abazabahunga. Yes, mugandukira Imana iby'Imana isabwa ukabyuzuza mu buzima bw'Imana mu mibereho y'Imana kugira ngo mutandukane n'ikiswe karande cyangwa se n'ibindi byose mwibazaga. Rero nzi ko dusobanukiwe n'ibigendanye na karande cyangwa se na kamere n'uburyo twabyifatamo n'uburyo twabiva iruhande n'uburyo tugomba kugira abo tubabo kugira ngo dutandukane n'ibyo twibazaga byose. Twari kumwe n'umubyeyi wacu dogiteri kandi utugejejeho amagambo meza uduhaye ubusobanuro bwimbitse. Nzi ko mwese musobanukiwe. Udasobanukiwe rero afite uburenganzira bwo kwandika comment ye kuri iyi channel gusenga buri munsi cyangwa se every day. Uri hirya no hino ku isi na hano mu gihugu cyacu muradukurikiye kandi iki ni icyigisho gitambutse muzagikurikira muzashyira na comment zanyu. Mbabwire ngo ni mukande subscribe kugira mujye mukurikirana ibiganiro byacu cyangwa se mukande share hanyuma mube abamambure b'iyi channel yacu kandi mutere n'inkunga kuduhora umutima we atere n'inkunga iyi channel kugira ngo ibashe kugera ku rundi rwego rutandukanye n'urwo iriho. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Rero dogiteri Uwiteka kugirire neza kandi Uwiteka agukomeze ku busobanuro bwiza aguhaye akongera ubundi bumenyi mu izina rya Yesu. Turakugira kugira ngo udusezerere kuri abantu wahe ikiganiro mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Mpazirego Pierre, nimero ya WhatsApp mushobora kutwandikiraho nk'abashaka kubaza ibibazo ni 078 666 966 20 078 666 966 20 kuri channel ya gusenga everyday. Abakeneye ubusobanuro bundi burutubwo bazaduhamagara twiteguye kubasubiza. Murakoze. Mana turagushimiye turaguhimbaje urakoze kubw'ijambo ryawe. Turi imbere yawe rero waraduhamagaye kugira ngo twamamaze ishimwe ko turi abatambyi b'ubwami, turi abantu waronse kugira ngo tugeze ijambo rye mu mahanga yose, dukura abantu bazimiye bakiri mu mwijima bahindukire binjire mu muco wabitangaza. None turi imbere yawe rero nk'abakozi bawe, utugirire neza kandi utwambike imbaraga muri bihe turimo, kandi tugire ubushizi bw'amanga dutinyuke kugira ngo tubashe kwamamaza ahashoboka n'ahadashoboka, kandi dufite ibyiringiro kubw'isezerano ryawe ngo nzabana namwe kugera ku mperuka y'isi. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.